neza abakunda gukurikirana channel ya Korali Umucyo, banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nitwa Ntamugabumwe Jean Marie Vianney. Kabanje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, cyane ko mudukurikirana muri benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, n'abadukurikirana muri hanze y'u Rwanda. Namwe ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, munyemerere tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kuri Imana nziza, kandi tugushimiye kuri Imana y'ukuri n'urukundo. Abakwiringira ntago bazakorwa n'isoni, nta wagutegereje n'umwe uzitangira itama. Dawidi yarasenze aravuga ngo siko bizaba ku bantu bagutegereza, ngo nta uzakorwa n'isoni keretse ava mu masezerano ari nta mpamvu. Tugeze imbere yawe tuje kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe nirigira umumaro, rigira ububasha bwo guhindura, rigira ububasha bwo kwihanganisha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kandi ribakomereze mu buntu bwawe, mu izina rya Kristo umukiza wacu. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho 4 ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 4 ku murongo wa mbere. Haravuze ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Ndagira ngo dusome n'undi murongo umwe usanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 2 ku murongo waho wa 18. Havuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Umwami Imana ahimbazwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishyize ku mutima wanjye, ifite intego ivuga ngo nubwo ibigerageza ari byinshi, ariko bipfunyitsemo imbaraga zizabikurindiramo. Nubwo ibigeragezo ari byinshi ku muntu w'Imana, ariko hapfunyitsemo imbaraga zigenda zibiturindiramo. Umwami Imana ahabwe icyubahiro. Sinzi abantu benshi usanga bakunda guhura n'ibigeragezo bakivovota, bakitotomba. Bundi uko umuntu aremye abashaka kubaho mu buzima bw'umudendezo, ubuzima buryoshye, ubuzima butagira ibigeragezo, ubuzima butagira ibibazo, ubuzima butagira amakuba, ubuzima butagira ingorane. Ariko nje kubibutsa yuko uburyo umuntu aremwe n'isi dutuyemo ni ibigeragezo. Mbese duhora duhanganye n'ibigeragezo, kandi n'Imana ijya ibyemera yuko duhura nabyo. Cyakora ntiyemera ko biduhitana, ahubwo yohereza imbaraga zibiturindiramo. Umwami Imana tugwe neza cyane. Ari abantu rero bakunda guhura n'ibigeragezo bagashaka gukwepa, mbese bumva bazaruhuka neza ari uko bageze mu ijuru. Ariko mu ijuru ntago hazajyayo abantu bameze nk'impunzi, mbese bahora bakirana n'ibigeragezo. Cyahaza iburyo bagakwepera ibumoso, cyaza ibumoso bagakwepera iburyo, bagahora bajahagurika. Oya, nari nje kubabwira ngo nimushikame. Ntago nje kubabwira ko ibigeragezo Imana ibivanyeho, kwa kundi wenda baba barakwigishije ukiga nabi, bakakwigisha ko Yesu ari uw'imitsima, bakakwigisha ko Yesu ari uw'imigisha, bakakwigisha ko Yesu ari uw'ibisubizo,
bakakwigisha ko Yesu ari uw'amazu, bakakwigisha ko Yesu ari uwo gutanga amafaranga. Nje kukwibutsa ko Yesu ari n'uw'ibigeragezo. Umwami Imana adufashe kandi atugirire neza. Ibigeragezo birahari, nta nubwo nje kukubwira ko abikuyeho, ahubwo nje kukubwira yuko hari imbaraga zizabikurindiramo kuzageza Yesu Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Umwami atugwe neza cyane. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo hariya mu bice 4, hatubwiye ukuntu Yesu umwana w'Imana yajyanywe n'umwuka mu butayu kugeragerezwayo. Wakwibaza ute se ni gute umwana w'Imana ajyanwa n'umwuka kugeragezwa? Ndagira ngo mbibutse neza yuko umuntu Imana ikunda uwo ari we wese ahava akagera, iyo Imana ikubonamo umusaruro, ntabwo Imana irera abajeyi, iramanza ikakunyuza mu bigeragezo bigiye bitandukanye. Ubundi ni nacyo kitwereka neza yuko wahamagawe n'Imana. Ikimenyetso kiranga umuntu wahamagawe n'Imana, ahura n'ibigeragezo bidafite impamvu. Abantu bakabanza kumureba ubwe, bakavuga batese ntiyaba yarahemukiye Imana. Iyo bamubuzeho ikosa bajya mu miryango bakareba, bakavuga ati ahari ubanza azaba ari karandezi wabo. Aho rero iyo babuze icyo bavuga kuri uwo muntu, baravuga batahari ubanza ari Imana iri kumugerageza, reka tuzarebe. Umwami Imana adufashe kandi atugirire neza. Yesu nawe rero ngo yafashe amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Umunsi yashoje amasengesho, umushukanyi araza. Shitani ndagira ngo mbibutse, ntabwo azi ibyanditswe byera, nta n'ukuri mu bintu atunze, ukuri ntabwo akugira. Cyakora agira n'utunyoma, ariko abasha gushishura ku kuri, hanyuma akazana utunyoma kugira ngo ashukishe abantu batabasha gusenga. Ndagira ngo mbabwire ngo imbaraga zidushoboza kunesha ibigeragezo no kubyihanganiramo no kubikomeramo ni imbaraga duhabwa iyo twasenze. Ubundi mu gusenga hari imbaraga 3 twakira. Imbaraga ya mbere ni imbaraga idushoboza gutsinda umubiri. Umuntu uba mu mubiri cyane biragoye ko yanesha Satani. Umuntu udasenga ahora agwa mu moshya. Ariko niba ushaka kunesha amoshya, fata amasengesho usenge. Ntago nzi uburyo wenda ubanyemo n'Imana, ariko nje kukwibutsa ko umuntu akiri mu isi, niko Yobu yavuze, abafashe igihe mu ntambara. Niba rero ufashe igihe mu ntambara, intambara yacu ntabwo ari nk'iy'ab'isi, intambara yacu irihariye. Twebwe iyo twahuye n'ibigeragezo turwanisha amasengesho, kuko nta ntwaro y'isi ibasha guhangana n'ikigeragezo keretse intwaro yitwa gusenga. Umwami Imana atugirire neza. Umwami ngo asoje amasengesho y'iminsi 40, umushukanyi araza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, aya mabuye yahindura imitsima urye, dore urashonje. Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Umwami atugirire neza cyane. Shitani ntiyanyurwa, azana ikindi cya kabiri, aramubwira ngo handitswe ngo jya ku gasongero k'umusozi, hanyuma usimbuke, kubera ko byanditswe, hanyuma numara gusimbuka Imana izagutegekera abamarayika bakuramire kugira ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Umwami kubera ko yari yamaze kwambara imbaraga zimufasha kunesha no gutsinda ibigeragezo, asubiza Satani ngo ahubwo byanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ngo mugerageresha ikindi cya gatatu kiri kugenda kigora abantu benshi muri iyi minsi ya none. Cya gatatu yamugerageresheje ngo yaramufashe amukura muri iyo karitsiye, amutembereza mu mujyi mwiza. Ntabwo nzi niba ari nka Kigali, nta nubwo nzi niba ari nk'ahandi hantu yamujyanye, hanyuma ngo amwereka amazu meza agezweho agendanye n'igihe, asize amarange. Aramubwira ngo biriya byose namaze kubigabana, nupfuka mukandamya ndi bubiguhe. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo uzapfukamira Uwiteka Imana yawe. Umwami Imana atugirire neza. Izi mbaraga 3
Yesu yaneshesheje ndagira ngo tuziganireho. Imbaraga ya mbere ni imbaraga duhabwa twasenze. Imbaraga ya kabiri ni imbaraga duhabwa twasomye ijambo ry'Imana. Imbaraga ya gatatu ni imbaraga duhabwa twamaze kwitandukanya n'isi, tutagifite irari ry'isi. Umwami Imana adufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Naratangaye cyane iyo ngeze mu cyaro, usanga abantu bo mu cyaro baba bafite ibigeragezo bigiye bitandukanye. Usanga iyo uganira n'abantu bo mu cyaro akubwira ukuntu guhinga biba bigoye, ubutaka busigaye bwaragundutse, bisaba ifumbire, bisaba gukoresha imiti myinshi, bisaba amavaruganda, mbese ukumva nabo bafite ibigeragezo. Akakubwira uburyo abayeho, kwahirira inka kugira gute, mbese ukumva no mu cyaro bafite ibigeragezo. Mbese nubwo bafite ibigeragezo by'ibinyacyaro, ariko no mu mujyi naho ibigeragezo birahari. Tugituye mu cyaro twarebaga amatara yo mu mijyi, tukavuga ngo abantu batuye mu mujyi ibigeragezo barabinesheje. Twabonaga amazu ageretse, twareba mu mihanda twabona ambutiyaje y'amamodoka n'amamoto, tukagira ngo buri wese utuye i Kigali aba afite imodoka, tukagira ngo buri wese utuye i Kigali aba afite moto. None se uko mwahageze mwebwe mubona nta bigeragezo bihari? Umwami Imana tugirire neza. Ibigeragezo byo mu cyaro nabyo biba ari ibinyacyaro, ariko n'ibigeragezo byo mu mujyi nabyo biba ari ibinyamujyi. Mu cyaro nasanze bakunda gucana inkwi, bakicanira ibiti batabibona, bagacana ibikori batabibona, bagacana ibishangara batabibona, bagacana ibishogoshogo batabibona, bagacana n'amakori, ya mashami yo ku biti. Ariko i Kigali ibyo ntibihagera. Kigali ducana ku mbabura, waba utacanye imbabura ugacana gaze. Ubwo se mubona byoroshye? Murumva tudakwiriye gusenga? Niba barakwigishije Yesu w'ibisubizo, nje kukubwira yuko Yesu yemera ko tugeragezwa, cyakora ntadukuraho amaboko, nta nubwo ajya dutererana, aturindisha imbaraga zitagaragara ariko zikagenda zidusunikira ibigaragara. Reka mbabwire, kubaho ubwabyo ni ibigeragezo, kandi kuba mutiyahura si uko mudahura n'ibyabiyahuza. Birahari ni byinshi, ahubwo nuko uko bukeye nuko bwije mugenda mwakira imbaraga zigenda zibashoboza kubyihanganira. Imana itugirire neza. Reka mbabaze, abantu bose bagiye kwiyahura ntabwo ari uko aribo bahuye n'ibigeragezo bikomeye. Ibyiyahuje abandi namwe mwahuye nabyo, ariko turashimira Imana y'amahoro yagiye ibamera imbaraga zibashoboza kubyihanganira. Iyo uganiriye n'umunyonzi witwarira akagare ke mu muhanda, akubwira ko afite ibigeragezo. Wahura n'umukarani usunika ingorofani, akakubwira ko ari ibigeragezo. Wahura na motari, akakubwira ko ari ibigeragezo. Wahura n'utwara imodoka, akakubwira ko ari ibigeragezo. Wahura n'umusiribateri, akakubwira ko ubuzima bwa gisiribateri ari ibigeragezo. Wahura n'ubatse urugo, akakubwira ko afite ibigeragezo byamurenze. Wahura n'uwabyaye, akakubwira ko afite ibigeragezo. Wahura n'utarabyaye, akakubwira ko afite ibigeragezo. Wahura n'umuntu ufite akazi, akakubwira ko ari ibibazo, ibintu by'akazi. Wahura n'umushomeri noneho ugasanga byarakaze. Wahura n'umuntu uba mu nzu akodesha, akakubwira ati inzu zarahenze, ibintu byarakaze. Wahura na nyirinzu, we noneho ugasanga amarira ni menshi. Imana itugirire neza. Abo bantu mvuze ko muhora mubisikana nabo, bamwe mukanaganira, ninde mwari mwaganira akakubwira yuko ageze ku rwego, ageze mu buzima buryoshye butarimo ibigeragezo? Imana ihabwe icyubahiro. Kubaho turi mu isi ni ugufata igihe mu ntambara, ni uguhora duhanganye n'ibigeragezo, ariko ndashimira Imana y'amahoro itagitererana abageragezwa. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo ryatubwiye ngo ubwo yabanje kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Turashimira Yesu ugenda udutabara. Nubwo tugeragezwa n'ibintu bitari bimwe, ariko Imana igenda imanura imbaraga zidushoboza kunesha no gutsinda. Umwami w'amahoro atugwe neza. Nubwo wahuye na byinshi, ariko hari n'ibintu byinshi byatuma ushima Imana. Washimira Imana ko ibyo wahuye nabyo byagombaga no kuguhitana cyangwa bikagukura mu buntu bw'Imana.
Imana yagiye yohereza imbaraga zikagufasha kubinesha, zikagushoboza kwihangana. Umwami Imana tugwe neza. Yakobo mu gice cya mbere ku murongo wa 12 yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Mwari muzi yuko nubwo Imana itunyuza mu bigeragezo, haleluya, ntabwo bugitunyuza mu bigeragezo kubera ko itwanga, ahubwo itunyuza mu bigeragezo kugira ngo tuzakomere kandi dusingire imbaraga zizadushoboza kwihanganisha abandi bageragezwa bose. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbibutse neza yuko nubwo ibigeragezo bihari, ariko Imana ntabwo ibishora ahantu izahomba, ibishora ahantu izunguka. Imana ihabwa icyubahiro. Nje kukubwira yuko ibigeragezo uri guhura nabyo ni inyungu, ni imari. Iyi Mana iyo yitegereje ikareba, ibona uri umushinga wayo, kandi ejo hazaza uri umuti uzavura benshi. Umwami Imana atugirire neza kandi Umwami Imana adutabare. Mbese uri kubona byahagucanze, uri kubona nta nzira, uri kubona nta gitabara, Imana nikumpera imbaraga zigusunikira mu masengesho. Umwami Imana tugwe neza kandi Imana ikumpera imbaraga zongera kugukundisha ijambo, kandi wongera ugire n'ubusabane n'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Turamburira Imana amaboko tuyihereza icyubahiro. Nubwo wahuye n'ibintu byinshi, turashimira Imana y'amahoro ikomeje kutuzigama, kandi turashimira Imana y'amahoro yagiye itubisikanya n'ibintu bikomeye byagiye bishaka kukukura mu murimo w'Imana, byagiye bishaka kukuvutsa ubuzima. Ahari nawe wakabaye wariyahuye, ariko dushimiye Imana y'amahoro yaguhagazeho ikaguhisha. Ibuka cya gihe bagiye kugusohora mu nzu, ibintu byakaze, uri kwibaza uko bizagenda, Imana ikohereza imbaraga ikagutabara. Turashimira Imana y'amahoro ijya yohereza nkunganire ku bantu bageragezwa, isoni zari zigiye kugukora, ikimwaro cyari cyaje, bamwe baje kureba uko useba, umujyi wakunaniye. Imana itugirire neza. Uri gutekereza ukuntu ugiye gushakira ubuzima mu cyaro, kandi no mu cyaro naho twasanze ari amarira gusa. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkutangarize ngo Imana yakuzanye muri uyu mujyi iracyafite gahunda yo kuwukurindiramo. Umwami Imana tugirire neza. Iyabanye nawe cya gihe bikugoye, cya gihe uburwayi bukumereye nabi, abaganga bari kuvuga yuko bitagishobotse, Imana yarasarutse iratabara. Ihimbazwe cyane. Cya gihe inzu bagiye kuyiteza cyamunara papa, cya gihe ubona nta nzira, amatangazo ari gucicikana, inzandiko zanditswe, bari kukohereza SMS. Turashimira Imana y'amahoro idatererana abageragezwa, ahubwo ibaba hafi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turashimira Imana ko ari Imana yishura amadeni, kandi turashimira Imana kwijya ivuga kandi ikanasohoza. Imana ihimbazwe cyane. Iyi Imana icyo nyikundira, ntabwo ivuga amasigara cyicaro, ivuga ibintu izakora. Hari igihe mwaba muzi yuko ahari yabivugana natwe ari uko dufite akazi. Turashimira Imana y'amahoro ivugana natwe dufite akazi, ikanavugana natwe tutagafite, ivugana natwe turi mu byago, ikavugana natwe turi mu makuba. Inshuti zigiyeyo, reka mbabwire, nimba inshuti zikikugaragiye nuko utari wagera mu bigeragezo. Hari ibigeragezo uhura nabyo bikirukana inshuti, zikagenda urusorongo, buri wese akagenda ikinyuma gake gake, ukazashiduka uhagaze wenyine. Cyakora Yesu kubera ko adatinya ibigeragezo, abasha gutabara abageragezwa bose, agahagarana nawe mu kigeragezo. Turashimira Imana y'amahoro. Umwami Imana himbazwe cyane. Nubwo wabona guhagaze wenyine, ariko turashimira Imana, ntabwo yigeze igusiga, yabanye nawe, isoni ntizagukora. Kandi turanayishimira, yabanye natwe muri uyu mujyi,
bikomeye, nta kiyede dukora, nta n'igifundi dukora, ariko kubera ko yari yaravuganye natwe ko izaturindira muri uyu mujyi, n'uyu munsi turacyawurimo. Nimugumemo mushikame, Imana ibafiteho umugambi mwiza. Aho waba uri hose unyumva, uri muri iki gihugu no hanze yacyo, ikomeze ku Mana niyo kwikomezwaho. Imana ihimbazwe cyane. Waba utwara akagare mu muhanda, ujye wibuka ko Imana igukunda, nubwo ubona ibigeragezo bihari, ariko umwami w'amahoro abasha gutabara abageragezwa bose, nawe azakugirira neza. Umwami Imana ahimbazwe, yibitsemo imbaraga zo gutabara abageragezwa bose. Imbaraga Imana ikoresha itabara abazungu, ni nazikoresha itabara abazunguzayi. Ahari waba wikorera agataro ukavuga ngo bizageza rya, ngenda umugabo kubihamya, ngenda mbisikana n'abantu bafite amabutike akomeye muri uyu mujyi. Iyo tuganiriye, bamwe bakambwira ukuntu batangiye bikorera agatebo akangaka bashyiraho utuntu, bakagenda babaza ngo muragura. Ariko turashimira Imana yemera kubana n'uwo muntu ucuruza utubuto ku gataro, ikabana nawe ikamusindagiza. Yaba afite n'abanyeshuri akabarihira, ikagenda imuzamura gake muri karitsiye, bakavuga ngo tuzamubona seba, ariko bajya kubona bakabona Imana y'amahoro yatabaye. Dushimira Imana ko izadutabara. Ubwo yageragejwe ubwe ntago azagutererana, ni inshuti y'abageragezwa. Ntago nzi ibigeragezo ufite uko bingana, niyo byaba ari byinshi kajana, Imana iragukunda kandi ntago ikangwa n'ibigeragezo. Imana izakugirira neza, umwami atugwe neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Mbese uri kubona byagucanze? Mbese uri kubona bikugoye? Mbese uri kubona nta nzira? Imana ifite inzira. Dawidi ngo yigeze yasonza, hanyuma ngo ashaka inzira z'Imana arazibura, ariko ngo aje gutekereza aza kwibuka Imana kwigigira uburyo bwinshi, hanyuma ngo ahishurirwe inzira zirenga 1000. Aravuga ngo Mana, mbonye ko inzira zawe ari nyinshi zirenga 1000. Umwami Imana tugirire neza. Naje kukwibutsa yuko nubwo ufite ibigeragezo, ariko inzira z'Imana zirenga 1000, kandi muri izo nzira z'Imana zirenga 1000 harimo iyawe. Imana izanyuramo izanywe no kugutabara. Umwami Imana atugwe neza. Twabonye ari Imana itabara ababyeyi, twabonye ari Imana itabara abagabo, twabonye ari Imana itabara abasore, twabonye ari Imana itabara abakobwa. Turi abagabo bo kubihamya. Nanjye yarantabaye ngiye gukora ubukwe, icyo gihe nta mafaranga nari mfite, nta n'akazi nari mfite, ariko Imana yari yaravuganye nanjye. Ubundi iyo uri mu cyaro, imishinga myinshi n'ibitekerezo umuntu abishora mu butaka. Imitekerereze y'umuhinzi yose biri ku butaka. Imana rero yo ntihinga ubutaka. Iyo yavuganye nawe, ihinga mucyo yavuganye n'umuntu. Ku Mana bihora byeze, ku Mana ntibirumba, Imana ntigira ubwoba bw'amapfa. Reka da, ntago muzi ukuntu iherutse kugaburira umugabo witwa Eliya. Imana ihimbazwe cyane. Uko yagaburiye Eliya, nawe niko izakugaburira, kandi iracyagufiteho umugambi mwiza. Uyikomezeho izakugirira neza. Umwami Imana tugwe neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Uri kubona byagucanze, uri kubona umujyi wakunaniye, akira imbaraga zigushoboza kuguma mu murwa mu izina rya Yesu. Wari uri gutekereza kujya mu cyaro, wari uri gutekereza kwiyahura, nje kukwibutsa ko hari imbaraga zihindura ibihe, zinyuranye ibihe. Ibyari bigoye Imana ikabyoroshya, ibyo wabonaga ko nta nzira Imana igashiraho inzira. Kandi dore ikiri kugora abantu ni uko umuntu ashaka kubaho nka mugenzi we. Ubutabazi bwawe burahari. Imana ifite inzira zawe yarazihishe, kandi igihe nikigera Imana izazihishura utabarwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ibasha gutabara abageragezwa bose. Yobu yaravuze ngo umuntu akiri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Mu izina rya Kristo Yesu, dusanze umuntu acyambaye umubiri, ni ukuri abaho mu buzima bwuzuye ibigeragezo. Ababyeyi barabifite, abagabo barabifite, abasore barabifite, abize bafite ibigeragezo,
abatarize bafite ibigeragezo, abafite akazi bafite ibigeragezo, abatagafite bafite ibigeragezo. Mbese turi mu isi tubayeho mu buzima bw'ibigeragezo, ariko nubwo tubayeho mu buzima bw'ibigeragezo, tugusabye imbaraga zidushoboza kubyihanganira, kuko ijambo ryawe muri Yakobo 1:12 ijambo riratubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo wasezeranije abagukunda. Twakiriye imbaraga uduhaye, buri wese umuhe kunesha, ari uduteze amatwi ari muri iki gihugu, ari uduteze amatwi ari hanze yacyo, ari uduteze amatwi afite akazi, ari uduteze amatwi ari umupangayi, umwe uba mu nzu atubatse akodesha yishyura buri kwezi. Mu izina rya Yesu umutere inkunga, umushyigikire mu izina rya Yesu, umuhe kwihanganira ibimugerageza mu gihe cyashyizweho, nawe uzamugirire neza mu izina rya Yesu. Amen, amen.